ni ibihe bigoye by'ubushomeri, ni ibihe bigoye by'uburwayi, ni ibihe bigoye by'amadene, ni ibihe bigoye by'urushako, ni ibihe bigoye beneda sinzi ibyo ari byo. Imana ntiyigeze itunga urutoki icyo ari cyo cyose, yavuze ngo ibyo bihe bigoye, bivuze ngo nuwari uri mu bihe bigoye uwo ari we wese. Ni ukuri Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo birarangiye. Yobu yabibayemo, arageragezwa, arakubitika, inshuti zimushiraho inshuti zimuvaho. Tujya tugira inshuti zibana natwe mu bihe byiza, ibihe byaba bibi zikagenda. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana ko yongeye kuduha umwanya mwiza kugira ngo twongere kandi tuganire icyo Imana yaduhaye. Reka nshimire mwebwe abari hafi n'abari kure. Imana ibahe umugisha. Murambivuga, muri amaboko yacu, muri imbaraga zacu. Nukuri aho tugeze turabikesha Imana, ariko ndetse namwe, kuko Imana ikorera mu bantu. Ndamutse nshyizeho icyigisho hano ntimugikurikirane, ntimuze kumva ubwo butumwa, nukuri hari aho ubutumwa butagera, ariko iyo mubwumvishe mukabusangiza abandi bitubera imbaraga kandi ubutumwa bw'Imana bukamamara. Reka dushimire abajya baduhamagara, abari hafi n'abari kure, abatwandikira, abajya muri komanteri bakandika. Nukuri Imana ibahe umugisha, bidukora ku mutima, kandi nta kindi dufite uretse kubwira Imana ngo namwe bahire mu byo mukora. Umugisha imirimo y'amaboko yanyu, igire neza imiryango yanyu, gusenga kwanyu kumvikana imbere y'Imana. Nicyo kiba gitumye duhagarara aha ngaha, no kugira ngo dusangire ibyo Imana yaduhaye gusangira, amashimwe naza tuyasangire. Niyo mpamvu nifatanyije n'abanditse muri komanteri, abashimye Imana muri buno buhanuzi twagiye dutanga. Harimo abantu batambukije amashimwe, no kuri twifatanyije namwe gushima Imana. Harimo abantu babonye impano, harimo abantu babonye akazi, harimo wanditse ati kuno bukubereye iyi message Imana yangabanyirije umusonga, hari icyo yakoze. Nuko twifatanyije na Imana kubw'iby'Imana yakoze. Iyo tuvuze gutya tuba tugira ngo n'abandi mutaratabarwa musubiremo ibyiringiro, mukomere. Iyatabaye abo ngabo namwe izabagirira neza. Reka dusenge dushimire Imana ko iduhaye ubuzima, ikaduha n'uyu mwanya, kandi twongere dusangire icyo Imana yaduhaye. Tugushimiye kuri Imana nziza, urera kandi urakiranuka, urakomeye, ntawera nk'Uwiteka, nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Tugushimiye ko rero wakoze ibyo wagombaga gukora. Kuno kwezi kwa 10 urimo uraremamo amashimwe, urimo uratanga akazi, urimo urishyura amadene, urimo urazamuramo abantu, urimo uratangamo impano zitandukanye, urimo uraturemeramo ubuhamya butunguranye. Nanjye ndi umuhamya wo guhamya ko kuno kwezi kwa 10 nabonyemo ineza yawe. Nkundira n'iyi message wampaye gutanga, ikora icyo wayitumye ku bwoko bwawe. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yobu ibice 23, Yobu ibice 23, umurongo wa 8 turageza ku murongo wa 10. Haravuga ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura, mu kuboko kw'imoso ahikore naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'uburyo kugira ngo ntayibona. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu, amen. Dusoreze muri Yobu 42 umurongo wa 12. Haravuga ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingami 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. 13 kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibihe bigoye warutinzemo birarangiye. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibihe bigoye warutinzemo birarangiye. Ndabisubiramo. Imana yakuntumyeho wa mumama we, wa mupapa we, wa musore we, wa mukobwa we, yemwe abari hafi n'abari kure. Ngibyo bihe ntago mbizi, ariko Imana iri mu ijuru yabirebye ibona ubitinzemo. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibyo bihe bigoye utinzemo birarangiye. Ijambo ryaravuze ngo igihe muzengurukiye umusozi kirahagije ni mu cyamike. Yemwe alosfodandora. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo bihe bigoye, ibyo bihe bigoye ntabwo nzi ibyo ari byo, ariko Imana yabimbwiye irabizi. Yambwiye ngo mbahe itangazo, turacyari mu kwezi kwa 10. Imana yambwiye ngo ibyo bihe bigoye utinzemo birarangiye ku buzima bwawe. Bibiliya igaragaje Yobu yabayeho ari mu buzima bwiza.
bwiza. Yo baratunganirwa, agira abakobwa beza, agira umugisha, ngo mu gihugu cya Usi nta muntu waruguwe neza nka Yobu. Ariko igihe kiragera ibyago biramushyikira, kandi bimushyikira Imana yabyemeye. Iyo ngeze aha ngaha njya nibutsa abari mu makuba n'ibyago, ntimutekereze ko mwatutse Imana, ntimutekereze ko mwakoze ibyaha birenze iby'abandi. Hari ibintu Imana ijya yemera ko bitubaho, kandi ikabyemera ko bitubaho ifite ibindi ishaka kuzakora muri ibyo ngibyo turi gucamo, kugira ngo yo bageragezwe. Imana yari yabyemeye, ntago yigeze yangwa ko ageragezwa. Imana yemeye ko ageragezwa, ariko yemera ko ageragezwa ifite icyo ishaka kuzakora nyuma yo kugeragezwa kwa Yobu. Ndabizi ko ibyo bihe bigoye wari urimo Imana yarabyemeye, ariko nagutumweho ngo nkubwire ngo birarangiye. Ibyo bihe bigoye utinzemo birarangiye. Yo barageragezwa, muzi uko ingamiya zapfuye, muzi uko amatungo yari afite yarangiye, ibyo ntibyanyurangira aho ngaho, abana be barapfa, yo basigarira aho ngaho. Ngo Satani ntiyanyurwa, asaba n'umubiri we, agera ku rwego yishimisha urujyo ngo atagifite n'inzara zo kwishima. Hari aho Yobu yavuze, aravuga ngo sigaranye amenyo gusa, niyo yonyine asigaye, umubiri warashize. Yarageze ku rwego abona asigariye aho ngaho, avuma umunsi yavutseho. Hari ibihe umuntu ageraho akibaza ngo kuki ntapfuye, iyo yampanuka inyica, iyo ngwa kuri yaseta nabereyeho iki. Ibyo bihe tujya tubigeramo, umuntu akibaza impamvu akiriho. Ariko nagutumweho ngo nkubwire ngo ibyo bihe bigoye warutinzemo birarangiye ku buzima bwawe. Kandi reka nkubwire, n'ukuri pe, Imana igiye kubirangiza. Niyo yemeye ko biza, ifite n'ubushobozi bwo kubirangiza. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibyo bihe bigoye warutinzemo birarangiye ku buzima bwawe. Ntabwo ari njye ubirangiza. Imana yaremye isi n'ijuru, yahanitse ikirere, ikadendeza inyanja, yaduhaye guhumeka nta kigega. Iyo niyo igiye kubirangiza, nta uri buze kuyibuza. Elola Scott Afora yemeye ko biza, ariko igiye no kubirangiza. Kandi uravanamo ubuhamya, uravanamo amashimwe. Hari indirimbo ugiye kuririmba, harombye ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarungurukira mu madirishya abandi bashima, abango ariko Imana itarobanura ku butoni, iraza izura ibyanjye byapfuye. Arabango Zaburi indirimba sizabene Kora, Zaburi indirimba sizabene Azafu, arabango nimva mutima ugiye kuririmba izawe. Wari warabuze izuririmba kubera ibihe bigoye wari urimo, ariko Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibyo bihe bigoye utinzemo birarangiye. N'ukuri Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo birarangiye. Ni ibihe bigoye by'ubushomeri, ni ibihe bigoye by'uburwayi, ni ibihe bigoye by'amadene, ni ibihe bigoye by'urushako, ni ibihe bigoye beneda sinzi ibyo ari byo. Imana ntiyigeze itunga urutoki icyo ari cyo cyo, yavuze ngo ibyo bihe bigoye, bivuze ngo n'uwari uri mu bihe bigoye uwo ari we wese. N'ukuri Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo birarangiye. Yobu yabibayemo, arageragezwa, arakubitika, inshuti zimushiraho inshuti zimuvaho. Tujya tugira inshuti zibana natwe mu bihe byiza, ibihe byaba bibi zikagenda, ariko tujya tugira n'inshuti zibana natwe mu bihe byiza no mu bihe bibi. Tugira inshuti zibana natwe twatsinze gusa, ariko twatsindwa zikagenda. Ariko tugira inshuti zibana natwe twatsinze, twanatsindwa ntizihave zikahaguma. Ni ku isi iteye niko yubatse. Ariko ndashimira Imana yo kabyara, ihaba ari byiza ikanahaba atari byiza. Ba Elifazi bagira naho bamushinja ibyaha atabikoze. Aha twasomye yavuze ngo nigira imbere sinyibona. Wumva aho yarageze, yigira imbere sinyibona, nasubira inyuma nkayibura, iburyo n'ibumoso irangihisha kugira ngo ntayibona. Ageze ku murongo wa 10 aravuga ngo ari kwizinzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Ageze hepfo aravuga ngo igira icyo yitumye ninde wayivuguruza, ngo kandi icyo umutima wayo ukunze nikikora. Haleluya. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibyo bihe bigoye warutinzemo birarangiye. Aha twasomye 42:12 ngo nuko kahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Hirya y'imibabaro, hirya yo kubura abana, hirya yo gutakaza amatungo, hirya yo kubona asigaye wenyine, n'umugore yashatse yamwihakanye, aravuga ngo tukiyo Mana maze wipfire. Aravuga ngo uvuze nk'umugore wo mu bapfapfa, ese twakwakira ibyiza bivuye mu kuboko kw'Imana, havamo ibintu tubyakire? Aravuga ngo hoya, niwe wabimpaye, izina rye rihabwa icyubahiro n'ubyishubije. Ngo muri byose Yobu nta cyaha yigeze akora.
harabango najyaga numva bakuvuga none amaso yanjye arakwiboneye. None mva hirya y'iyo mibabaro, hirya yako gahinda, hirya yo gushira ku mubiri, hirya yo kwishimisha urujyo, hirya yuko asigaye wenyine, hirya yuko asigaye asuzugurwa n'abagaragu n'abaja, hirya y'ibyo bibihe, hirya y'ibyo, ibyo ni ibyayo nawe ufite ibyawe maze igihe ucamo. Ndababwiza uko nongera mbisubiremo, uyu mwaka uzarangira hari ibihe byahindutse ku buzima bwawe. Hirya y'ibyo bihe ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 1,000 n'indo akubirwa kabiri ibyo yari afite. Iyo ukomeje gusoma usanga harageze za nshuti ze ziza kumwikubita imbere, ziza zizanya amaturo, ziramwunamira ngo azisabira imbabazi. Uwiteka aramwunamura, Yobu yongera kubaho mu buzima burenze ubwo yarabayemo. Nagutumweho ngo nkumubwire ngo ibyo bihe bigoye warutinzemo birarangiye ku buzima bwawe. Ni wowe ubizi, ni ngiye uzi ibyanjye, ariko natumwe ngo nze nkubwire ngo ibyo bihe bigoye warutinzemo birarangiye. Reka nguhanurire mu mama, nguhanurire mu papa, musore nawe mukobwa, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Ndabizi ko turashimira Imana yashyizeho buno buryo kugira ngo ubutumwa bugeraho tutabasha kugera, tutaranagera. Turashimira abajya baduhamagara, nukuri Imana ibaha umugisha. Tunezezwa n'ibyo ngibyo, dusubizwamo imbaraga tugasenga Imana. Olazo Fado, birashoboka ko wanyumva uri no kwa muganga, umbaza igihe urwariyeyo, wanyumva uri muri gereza, rimwe na rimwe unarengana, ariko ni Imana igirenganura abarengana, ni Imana igira imbabazi ikabara n'abakoze ibyaha. Sinzahuri wabona urwariye mu rugo, ntabwo nzahuri kunyumvira, ariko aho uri kunyumva nabwe umubwire ngo abagufi n'abareba bakome, hari ibihe bigoye urimo, hari kandi warubitinzemo, ariko Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibyo bihe bigoye warutinzemo Imana irabirangije. Nawe ugiye gushima, nawe ugiye kuririmba, ugiye kuvuga zaburi z'amashimwe, ugiye guturagara uririmba indirimbo Imana yakoze, uvuge ngo ntago nkiri wa wundi, si hamwe nabaga nkiri, Imana yarahanyimuye. Hari waririmbye ngo aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye. Hari indirimbo ugiye kuririmba zijyanye n'iby'Imana igukoreye. Nimwakira ubutumwa Imana yampaye, yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibyo bihe bigoye warutinzemo birarangiye, nukuri birarangiye. Ibihe bigoye warutinzemo birarangiye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Nukuri yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo bihe bigoye warutinzemo birarangiye. Turagushimiye kuri Imana nziza. Olaza la bonefoladra, herekeza ijambo ryawe abatinze mu bihe by'uburwayi ubirangize bazagushime, ibihe byo kubura urubyaro ubirangize bazagushime, iby'ubushomeri ubirangize, iby'amadeni ubirangize, ibyo kutumvikana kw'imiryango ubirangize, ibyo kudahuza ubirangize. Buri muntu wese uri mu bihe bigoye sinabirondora, urabizi kandi wabibonye. Wambwiye ngo mbabwire ngo ibyo bihe bigoye bari batinzemo birarangiye. Reka ijambo rya rikora icyo waritumye hafi na kure, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, ibagirire neza. Nimwakire message Imana yampaye.